kirakemukaga iyo wagiye antesti edra iyo wegereye Imana ukaza ukererana n'Imana Imana ikugirira neza kandi ikagutabara. Ndashaka gutangariza ngo nta buzima wabamo Imana itaguhindurira. Nawe reba imyaka umaze, urebe igihe umaze, urasanga hari ibyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane kandi ikomeze ibagirire neza cyane. Imana irushaho kubegera. Foibe yarayegereye nawe urangishira mwegera. Imana itugirire neza cyane. Rero ingura hagiye nahangira uyu munsi wa none nabo abo muririmbyi 115 ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ndamuzi yamvatisha umugozi we ariko rukundo ngo no ari ndi mu bibazo by'ishyara rangiranza urangirira neza. Uyu munsi wa none rero la vosti ega Imana anteki destine ikugirire neza niragize kwambika imbaraga. Uyu munsi wa none wumva ukomeye, wumve ko Uwiteka Imana muri kumwe, wumve chamusi cyiza amahoro y'Imana nabane namwe. Tugeze ku isaha 4:57 none ni tariki 9 z'ukwezi kwa 10. Mana ibahereza umugisha kandi ikomeze ibagirire neza cyane. Uyu munsi nifuje kuganira namwe ku jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ni ryiza, jambo ry'Imana rijya rihindura ubuzima, rigahindura imibereho. Uyu munsi wa none rero bashiki banje, bakuru banje, inshuti z'umusaraba, nifuje kuganira namwe. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero ni jambo rijya rihindura abantu ubuzima, rikaguhindura icyerekezo, rikakuzahura, rikagukura mu bushomeri. Uyu munsi wa none rero twagize muri studio y'umukozi w'Imana ahangaha mu karere ka Musanze. Imana imuhereza umugisha kubwo kutwakira. Uyu munsi twifuje rero kuganira namwe ku jambo ry'Imana. Uyu munsi wa none Imana ibariza umugisha, kadufatanye gusenga Imana kugira ngo dutangire gufatanya kurya ibiturutse mu ijuru. Mana turagushimye, izina ryawe nirabwe icyubahiro. Samba itaruma munara wa Dawidi, byiringiro by'umugisha, mushumu taragirira ibihembo, giti cy'inganzo marumbo. Turagushimye, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe urutugirira. Hari benshi cyane bageze acecekirwa, ariko Uwiteka Imana twebwe waturinze, uhabwe icyubahiro. Ndagushimye ko wabanye natwe rero mu gicuku cya nijoro kuba tukigeze aya masaha. Ndahiguze twatanze, ahubwo n'ubuntu n'imbabazi zawe urutugirira. Rantesti edra havine udesta. Tindana natwe rero, komeze gukora imirimo y'ibitangaza. Amahoro yawe aze kuza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nakoze cyane. Amazina yanjye ni Prophete Jado. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nduye mu karere ka Musanze. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku jambo ry'Imana. Tudatinze rero katuganire ku jambo tugiye gusanga mu gitabo kirangaha na Abacamanza ibice byaho ni 3. Turasoma ku murongo wawo 9 gusa. Imana tugire neza cyane. Mu murongo wawo 9 mu gitabo cy'Abacamanza ibice byaho 3 umurongo wawo 9 uri kutubwira ngo nuko Abisiraheli baherako batakambira Uwiteka abagurukiriza umuvunyi ari wo witwa Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Karebu. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusubiremo iri jambo ni igitabo cy'Abacamanza ibice byaho 3 umurongo wawo 9. Iri jambo rikuvuga ngo nuko Abisiraheli baherako batakambira Uwiteka abagurukiriza umuvunyi ari wo witwa Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Karebu. Imana ishimwe. Iri jambo rero riri gushaka kutubwira ngo Abisiraheli hari igihe cyageze babana n'Imana cyane, bamaze kubana n'Imana cyane, ariko baragenda bagomera Imana, ariko barangije barahindukira batakambira Uwiteka. Ndashaka kubwira ngo ubuzima urimo muri iyi minsi ushobora kuba waraguye mu ndege ngeya, ntabwo bisobanura ko Imana yakuretse, ahubwo Abisiraheli barahindukiye. Bamaze guhindukira batakambira Uwiteka arangije bagurukiriza umuvunyi. Haleluya. Imana ishimwe cyane rero kandi ikomeze ibakomeze. Ndashaka gutangariza ngo kuba warageze mu gihe cy'ubugwe ntabwo bisobanura ko Imana yakuretse, ahubwo Imana iracyagufiteho umugambi munini cyane. Imana iracyagufiteho cyerekezo cyiza cyane. Tuza kandi ukomere, wumve uri kumwe n'Imana. Haleluya. Abisiraheli rero baraje batakambira Uwiteka arangije bagurukiriza umuvunyi. Ndashaka gutangariza ngo Imana iyo yageze mu kibazo cyawe kirakemukaga. Iyo wagiye antesti edra iyo wegereye Imana ukaza ukererana n'Imana Imana ikugirira neza kandi ikagutabara. Ndashaka gutangariza ngo nta buzima wabamo Imana itaguhindurira. Nawe reba imyaka umaze, urebe igihe umaze, urasanga hari ibyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane kandi ikomeze ibagirire neza cyane. Imana irushaho kubegera. Foibe yarayegereye
yaramwegereye nawe irangije iramwegera. Imana itugirire neza cyane rero. Icyo dupfana n'Imana nuko guca bugufi, twamara guca bugufi tukayemerera ubundi ikatugirira neza cyane. Ndakosa ndacyana kimwe Imana itagomba kubabarira, wikwicira urubanza ngo wumve ko Imana yakuretse. Abantu be kuguhanga amaso ngo nibaguca indege nawe ngo uzemere, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo tindana n'Imana, numara gutindana n'Imana ubundi igugabanyiriza umusonga, igugabanyiriza bya bibazo byo wari ufite byose, izina ry'Imana nabwo icyubahiro. Ndikumva twafatanya ibice bibiri by'umuririmbyi wa 45 mu Gakiza. Uyu muririmbyi numva iyo muririmbyi numva hari za Yeriko zirugenda ziri kwegera inyuma. Uwo munsi wa none rero Imana itugire neza cyane kandi urushaho kutwegera mu izina rya Yesu. Iby'Imana ikora biradutangaza, na n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzinu k'iby'Imana ishaka ko ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu k'iby'Imana ishaka ko ari byo nkwiriye gukora. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Haleluya. Uyu munsi rero mfite ibyiringiro ko nzarya mu ijuru, mfite ibyiringiro ko kuwo nshaka kubawe ko ngomba kubawe. Uyu munsi wa none Imana ikugirire neza cyane, ibere muri perezidanse y'Imana kuruta kwa muri perezidanse y'aba. Nuba mu butware bw'Imana, nuba mu budahangarwa bw'Imana, Imana izokugirira neza. Mbega nawe Imana yagutabara, wikwisuzugura, wikwiheba. Uyu munsi wa none izera Imana kuruta kwa wakizera abantu. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza yarangunze ndamuzi, yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zandeye kubimbataye rwose, njye nuwe nawe nuwanje kugeza iteka ryose. Uyu muririmbyi w'15 rero hajya haraho ajya ngura hajya nahangira. Uyu munsi wa none nabo ari umuririmbyi w'15 ngira ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ndamuzi, yamvatisha umugozi we ariko rukundo ngo no hari ndi mu bibazo by'ishyara nangije ranzahura angirira neza. Uyu munsi wa none rero la vosti ega Imana anteki destine ikugirire neza, niragize kwambika imbaraga. Uyu munsi wa none wumva ukomeye, wumve ko Uwiteka Imana muri kumwe, wumve ko nta buzima wabamo Imana itaguhindurira. Uyu munsi wa none rero Mungu akubarikiye sana, kugirire neza cyane. Imana ikongera iminsi yo kubaho, Imana iguhagararire bya bindi byose ubona waburi igisubizo. Ngwifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi wa none Imana ibikugabiza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe rero kandi rukomeze kutugirira neza cyane kandi rushaho kutwegera. Tugiye gufatanya kongera gusoma iri jambo tugiye gusanga muri Zaburi ya 91. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Turasoma dore ku murongo wa mbere. Imana itugirire neza cyane. Lesti edra devostine tukeriye miwe honesty dra ndi kukumva Uwiteka. Lesti edra zomeriye honestine stankeriye mime kuwa aine devosti egra. Yego Yesu we. Iri jambo riri kutubwira ngo ahangaha muri Zaburi ya 91 guhera ku murongo wa mbere. Imana itugire neza cyane kandi irushaho kutwegera, idushyigikire, twambike imbaraga, kuko kumenya Imana ni byiza cyane no kumva ijambo ryayo biba byiza cyane, kuko iri jambo niryo rihindura ubuzima. Cyangwa kutubwira ngo uba mu guhisho gwisuma byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Nabwira Uwiteka ndi urubuhungiro bwanjye n'igihome kingingira, Imana yanjye niringira uko ari zangiza ikigoyi cy'umugoyi. Imana ishimwe. Kadusubira mu uyu murongo. Ubaha Uwiteka Imana ishimwe cyane. Sorry gatoya iri jambo kadusubiramo uyu murongo wo hejuru
uba mu guhisho gw'isuma byose azahama mu gice cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye n'igihombe kingingira, Imana yanjye niringira ukarizabukiza ikigoyi cy'umugoyi. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, iyo wizeye Imana ukayiringira na izakurinda bya bindi byose ubona ya mitego y'abadayimoni igomba kurinda kandi yagushyigikira. Uyu munsi wa none rero ngwifurije ineza y'Imana, ngwifurije guhura na Yesu. Ikibazo cyawe n'igihura na Yesu ko byagenda kose igomba gukemuka. Imana rero ikwegere kuruta uko ibyambaro yawe ikwegereye. Iri jambo riza muri Zaburi ya 91 rivuga ngo ubaha Uwiteka uko biri kose. Iyo ubashye Imana ikugirira neza cyane, irakurinda bya bindi byose, iragushyigikira kandi ikaguhagararira muri byose. Umunsi wa none rero Imana igutsindishirize kandi kuneshereze, iguhagarare mu izina rya Yesu. Uba mu gwisho gw'isuma byose azahama mu gicucu cy'ishura byose. Ngo ndabwira Uwiteka ndi urubuhungiro bwanjye n'igihome kingingira, Imana yanjye niringira. Uyu munsi wa none rero mu kazi kawe ukora kose ka buri munsi wiragiza Imana, igomba kubera amaso kandi yagushyigikira, igakurindira mu bavandimwe bawe, ikagushyigikira. Uyu munsi wa none uge gutindana n'Imana kugira ngo nawe iguhuze n'ibintu bifatika. Uyu munsi wa none ndago twikeneye abantu batatugirira akamaro, ahubwo uyu munsi wa none Imana iguhereze pase, iguhuze n'abantu mbega bakuzamura, iguhuze n'abantu bakugirira umumaro. Kuko twiringiye imiryango yacu iraduhinduka, twiringira ba muyomba, twibwira ko hari ibyo bazadufasha ariko ntibabidufasha. Twiringira inshuti n'abavandimwe, twiringira ko hari ibyo bazadufasha ariko baraduhinduka. Uyu munsi wa none ngwifurije kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe, mbega nawe yo guhindurira ubuzima. Mungu ababarikiye sana. Amahoro y'Imana bane namwe rero, kadufatanye gusenga. Imana ikomeze bashyigikire. Mbifurije kwirirwana n'Imana. Twababwiye amazina yacu. Amazina ni Prophète Jado, mberere mu karere ka Musanze. Ndi umukozi w'Imana. Waba ufite ikibazo gitandukanye, waba ufite ibibazo cy'uburwayi turagufasha, waba ukeneye amasengesho atandukanye turagufasha. Dushobozwa byose na Kristo ujye uduha imbaraga. Kadufatanye gusenga rero, Imana ibahereza umugisha uyu munsi wa none. Imana ibagwirize gukomera mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, izina ryawe nirabwa icyubahiro. Mwungere w'ubugingo, Samba itarumba, Munara wa Dawidi, Data wa twese, ise umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi wa none ndagushimye kwabanye nanjye ndi muri studio. Bana nanjye ukomeze ubane n'umuyobozi w'i studio, ukomeze umuhereza umugisha, ukomeze umwongerera imbaraga n'amavuta, uhereze umugisha abumvishira ijambo n'abategereje kuzaryumva, uzabahereza umugisha, izina ryawe rizahabwe icyubahiro. Ngaho bana natwe uyu munsi wa none, uze kuza kubana natwe, bigusabye n'izina mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Amahoro y'Imana bane namwe, mugire umunsi mwiza. Sama.